tubahaye ikaze bakunzi banje nawe TV aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu n'abari mu mahanga mwese mugubwe neza kandi mukomere tubifurize amahoro y'Imana no gutunga mu gatunganirwa aho muri hose wowe udukunda kandi ukaba wumva ikinyarwanda ururimi rwo mu gihugu cy'u Rwanda tuvuga tuguhaye ikaze kandi twishimira kubana namwe ariko mukore subscribe kugira ngo inkuru zacu zose n'ibiganiro dutegura bijye bibageraho neza. Turi kumwe n'umujene hagati aho televiziyo yashinzwe n'umugabo n'umugore bombi bafite ubumuga bwo kutabona ni hariya mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo umurenge wa Kimironko mwarabakunze kubitangazamakuru bitandukanye birangira mubasabye inama zo gushiraho nge nawe TV kugira ngo igire icyo ikora. Uyu munsi rero tugiye kuganira n'uyu mujene ni muto ariko ntabwo ari muto gutubugari ubu muhaye ntabwo yabuta aho gashobora kubufungura neza. Icyo tugiye kuganiraho ndabizi uraza kugira amatsiko wajyaga ujya mu birori bitandukanye cyane cyane iby'abadivantiste b'umunsi wa karindwi ukabona inyama bita tofu inyama bita tofu ariko abenshi muranazikunda ndabizi nubwo waba utari umudivantiste ndabizi ko mwese muzikunda. Uyu mujene tugiye kuganira ni muto n'ubwa mbere mugiye kubona umuntu mutoya usa naho akora igikorwa wowe wahoraga wibaza atariko ibi bintu bikorwa gute bigenda gute bikorwa gute kandi benshi mukabikunda. Reka tubanze tumwakire kwanza aratubwira amazina ye ibindi ndabimubaza namwe muraza kubyungukiramo. Amazina yanjye nitwa Munezero Olivier. Ni amazina yanjye. Okay, Olivier umezitese? Ameze sawa. Urakomeye. Urashima Imana. Ndashima Imana n'abantu bakeye. Okay. N'abantu bakeye. Nizere ko muri abo ndimo. Nawe weremo nta kibazo. Imana ishimwe ndizera ko n'abadukurikiye nabo bizere nabo bagiye kutwizera. Olivier ndagira ngo dusobanure noneho rero sasa. Yo sanze uri gukora tofu. Ndi umuntu wa mbere wari ufite amatsiko ngo tofu ikorwa gute. Ibyo ari byo byose abadukurikiye bari kubona amashusho ariko ugiye kubabwira bihera hehe kugira ngo umuntu azabone tofu neza irindi igera ku mezi we bigenda gute. Tofu rero kugira ngo tofu ibone kubundi ntago binyura mu process ndende. Yego. Wabishatse ufite ibikoresho nawe ubwawe wabyikorera. Yego. Kandi bigacamo neza. Tofu kugira iboneke rero ubundi tofu muri rusange icyambere ikorwa mu gikiye iva muri soya. Soya izi zisanzwe duhinga. Soya duhinga mu mirima yacu. Ufata soya rero yawe yego iyo ufite ukayinika mu mazi. Yego. Ikamara mu masaha 12. 12. Amasaha 12. Ubwo bibaye byiza wayirazamo. Uhishiramo nimugoroba ukayikoramo mu gitondo. Ukajya kuyibetesha hamwe babeta isombe. Yego. Kuri za mashini zibeta isombe. Ndazibona. Yurangije rero ufata ya soya wamaze kubeta. Yego. Ugashukamo amazi bitewe na soya wakoze uko ingana. Ubwo wateguye igikoresho ukashyiramo yafu. Yego. Cyangwa se wakoresha fu cyangwa soya isanzwe. Yego. Icyo ufite nicyo wakoresha. Yurangije gusukamo amazi rero ufata agatambaro keza k'isuku kabugenewe gafite isuku. Yego. Ugafata bya bikamvure cyangwa se bya y'amazi avanze na yafu. Avanze na yafu cyangwa se na ya yego bimwe byavuye muri ya soya. Ukabiyungurura havamo amata meza kugira kuyareba. Yego. Kugira ngo na amata y'inka. Ayo mata rero urayafata ukayateka. Yego. Kayateka ku ziko n'umuriro mwinshi agashaka birindura. Iyo amaze kubira rero yego ufata ikintu bita indimu. Indimi zitweza duhinga. Indimu zino duhinga. Ukazikamura umutobe wazo. Wa mutobe wazo. Ntuza gukoresha. Wisuka muri ya mata ari kubira. Yego. Agacika. Cyangwa se ugafata ikintu bita vinegre. Kuko nayo iri muri ntuza y'indimu. Nayo vinegre ikugwa mu ndimu no kongera izindi product. Yego. Ya vinegre maze gufata rero uyisuka muri ya mata amata kagenda acika buhoro makarangije gucika. Ngira ngo abadukurikiye bazi ubusanzwe amata iyo aguyemo igitonyanga cy'indimu ahita acika kabisa. Yego. Ubwo bivuze ngo kubera ko yasoya nayo ari amata nkuko bari no kubireba kuri aya mashusho
ubwo ushyizemo vinegere cyangwa yandimu nk'uko bivuze ahita acika. Amata ahita acika ako kanya. Ambo ya mata amaze gucika rero urabireka bikibirindura. Yego. Byabera nk'inshuro 3 cyangwa inshuro 4. Ugaterura icyungu. Yego. Ukajyana ahantu hari ibikoresho byabugenewe. Ugafata. Ndabona hano wateguye ameza. Hari ameza. Kubona ko hariho n'akantu kabugenewe. Iforoma yabugenewe. Iyi foroma ntuyirebe gucungurwa n'iya matafari. Ntabwo ari ya matafari. Ahubwo ino foroma nibyo nayikoreye cyangwa se nicyo nayiteguriye. Nage ndayikoresha ku batekinisiye babikora. Mvuga yuko nkene iforoma yabasha gukora tofu mu buryo bwiza. Yego. Iyi foroma kuyikwira baguca rero yakora nk'ibiro cyangwa se yajyamo nk'ibiro 10. Muri kano kazu kamwe hajyamo ibiro 10 nano akajyamo ibiro 5 bikaba 10. Ibaze. Kumva ko kano kantu karakomeye. Yego. Ambo iyo urangije rero uradaha ugenda ufata yantuze ya tofu imaze gucika ugasukamo muri ya foruma. Ubanje gushyiramo kano kantu kayunguru. Kano kantu ni nk'akazitiramo cyangwa kagatambaro nako kaba karateganyijwe cyangwa se gakoreshwa. Kano kantu rero icyo gafasha. Yego. Gatuma iyo usutemo tofu itabasha kuba yagenda ngivemo itakare. Yego. Kayishira hamwe kandi kagasohora amazi ari muri kagasohora amazi. Kagenda udawushiramo. Iyo urangije rero hari kandi kantu kateguye kano kubona kameze nk'agapfundikizo. Ugenda ushiraho. Ubwo gasimbura ikiganza cyawe. Kuko ushizeho ikiganza cyashe. Ukagenda ukamura buhoro amazi avuyemo. Amazi agenda avamo. Ukareba nimba amazi yavuyemo neza. Iyo usanze amazi atari yavamo. Yego. Urongera ugakamura. Warangiza ugakora akasitiramo washize ku ruhande ugahita wicurika tofu kayikuraho neza. Tukiri hano wenda turakomeza. Ubundi kilo cya tofu uyu munsi kiragura ngahe ku isoko? Uyu munsi kilo cya tofu kigurumbe 2. Ibaze. None kari uravuze uti gashobora kuvamwo ibiro 10. Karakombe. Yego. Akanuza kamwe na kandi kamwe 5 bikaba 10. Wow. Noneho rero ubwo dusubira inyuma. Umuntu ashobora guhita avuga ati none se ko ari muto nkuko abitubwiye ubundi we yabyigiye. Ese ni mama na papa mu rugo bitunganye ukaba warafatiyeho ni ibintu byaje gutyo kuko nabugingo n'ubu ndabizi neza ko abantu bari butange ibitekerezo hano n'ubwa mbere bumvise uko tofu ikorwa ndetse abenshi bashobora no kuyikorera bakurikije urugero bahaye ku myaka yawe 18. Wowe wabikuye ibi bintu nabikuye ku babyeyi. Wow. Burya ababyeyi ni ingirakamaro. Yego shaka bisa. Ababyeyi ni ingirakamaro. Umubyeyi rero ni umuntu uguha umurongo w'ibyo ukora w'ibyo ugenderaho. Iyo ufite umwana rero akaba ari umwana ukunda nawe agukunda akumvira burya ugira impanuro cyangwa se ibyo umuha. Yego. Mu mpano navuga ababyeyi banye bampaye rero gukora tofu birimo. Iyo nakoze tofu iraryoha nushaka ndaza kuyigukarangirira iryo. Wow. Reba uburyo bimeze. Ndayiteka ku buryo uyireba kavuga ati tofu ni inyama mu zindi. Yego. Dusubiye n'inyuma kuba afite ibibazo by'uburwayi butandukanye nk'abafite za hypertension ntekereza ko batemerewe kurya inyama zisanzwe. Iyi tofu ashobora kuyifata akayikorera isosi kandi isosi nayo itetse neza irimo ibirungo byose atanayikaranze akarambikamo tofu. Akarambikamo kagatofu ke. Yarangiza akagatogosa. Yego. Agashira ku ziko. Yarangiza gushira ku ziko bikabirinda agashiramo na kunyu. Yego. Tofu ujya kuyirya. Yego. Kavuga ati mu buzima niyo nyama. Dusubiye inyuma hari umuntu ibyo ari byose uvuga uti jewe ubusanzwe nkunda tofu kandi mu rugo mfite equipe reka mvuge equipe hari abantu bafite umuryango mugari. Ubu umuntu waguhamagara nubwo yaba ari Kigali ari Rusizi ari Musanze ari Rubavu ahubwo ngo ngwino mu rugo nguhe mendevre unkorere tofu wayimukorera. Yo nayimukorera cyane. Nabimukorera nkuko abyifuza. Yego. Yaba ubukwe, yaba ibirori bisanzwe, waba umuryango isanzwe wantumira nkaza nkayigukorera nta kibazo. Cyamaye nka data. Abantu benshi ndabizi ko mu bukwe bw'abadventiste benshi wenda bahari benshi badukurikiye
bakunda gukoresha tofu ndetse rimwe na rimwe bakaba batazi ngo nazikurahe. Birumvikana ko nimero yawe reka tuze kwishyira mu kiganiro mu gihe ariko se ubifatanya ute iyo wagiye ku ishuri bigenda gute birahagarara? Oya, iyo nagiye ku ishuri ntago bihagarara. Hari abakozi runaka iyo nagiye ku ishuri yego mfata abakozi runaka nkabashiraho ukabasiga kuri uwo murongo, nkabasiga ku murongo hagati muzajya mukora ibi nibi abakiriya bazabahamagara muvugane nabo. Umukiriya ntago ahamagara nukumwereza tofu, ntago umukiriya agomba kubura tofu. Wow. Ubwo ariko binavuze ko nyine nabo bashobora kujya kuri tele bagakora mendevre nimba kuko hari umukiriya ushobora kuvuga ati jewe ndigurira so ibyo bikoresho byose uze unkorere byose gukorera ibikoresho byose wabyiguriye nta kibazo naza nkabigukorera. Ariko icyo gihe ubanza wamuhenda ntago ari kimwe nuko wayimugurisha. Ntago muhenda yego, nanjye ndagereranya nkabaga ati uyu muntu yaguze ibikoresho nibyo birumvikana, nanjye iyo nza kubigura inyungu nagukoramo ni iyi. Yego, iyo nyungu niyo mfata nkavuga ati rero umubyizi w'umunsi nayo urama nkaza nkamukorera nta kibazo. Reka noneho tugende tunagana no ku musozo. Hari abantu benshi bafite amahoteli atandukanye kandi bakira abantu banatandukanye, bazi ko cyangwa ndatekereza bari kutwumva murabizi ko ku mahoteli yanyu mwakira abantu b'ingeri zose zitandukanye. Aba bantu bakubwiye ngo ngwino udufashe noneho udutegurire amafunguro y'abadivantiste, wenda no muri documentaire z'ibyo dukora tuzahita tubabwira ko dufite n'ibyo kurya by'abadivantiste, nabo wabafasha? Abo nabafasha cyane. Baramutse bankeneye yego kuri zino nimero zikurikira yego bambona cyane. Okay, arizo 078 undi 8 yego 73 ni yawe. Iyo ni yanjye. Iyo wagiye ku ishuri ukagira uyisigira. Indi nimero ikurikira yego 079 0988 iyo nayo iya mbere yamagaye kabura uhamagara kuri ya kabiri. Yego, waza kunsangaho nta. Nukuvuga ngo kubera ko wiga ntekereza ko wenda babyumve neza hari waguhamagara ngo kugira umukozi wa burundu wowe wabikora mu gihe uri muri vacances, nimba ari kuri hoteli bakeneye bazakira abashyitsi cyane cyane abadivantiste nibo ndiho mvugira, nkuko iyo abanyamahanga baje tumenye iby'iwabo ibyo bakunda. Tukavuga ngo turateka ibiryo by'abashinwa, turateka ibiryo by'abantu bo muri South Africa, turateka kawunga yo mu Bugande. Abanyarwanda bakunda ibyo kurya by'iwacu bitandukanye, ariko dufite ingeri abadivantiste mu birori byabo muzi ko bakunda amatofu, kandi hari n'abandi bantu benshi bazikunda. Ndatekereza amahoteli n'amaresitora bagiye nabo bakoresha tofu byaba ari byiza, ariko bakaguhamagara kuko uri na muto. Noneho ndagira ngo udusobanura hanini ibi bintu wowe kubikora gutya kandi ukabikuramo amafaranga ugamije iki nyirizina? Ikintu ngamije nyirizina nuko na developing ngewe ubwanjye yego hagira ikintu nigezaho. Wow, habasha kuba navuga ati navuye ahangeza ukiri muto. Ntari nuzi imyaka 20 mfite igikorwa cyanjye runaka nikoreye. Ibyo bintu bishimisha n'umubyeyi burya. Uryo ifite umwana utarose imyaka 20 ukabona afite igikorwa yigejejeho kandi gifatika. Yego kabisa. Uravuga ati nanabyaye. Wow. Ntekereza ko mwabyumvise afite imyaka 18 azi gukora tofu kandi mu buryo bwiza bugezweho. Yababwiye byinshi inzira zose acamo kugira ngo abe yaguha tofu imeze neza. Ubusanzwe sobanurira abantu none se igera mu mavuta gute? Uburyo itekwa none yigejeje mu mavuta cyangwa se noneho hari n'uta wakenera kuyirya adakoresha amavuta. Abo bantu babiri bahe ingero zikoreshwa. Reka duhere ku bantu bashaka gukoresha tofu watayikaranze mu mavuta. Yego, akaba yayiteka ariko akayikoresha adakoresha amavuta. Yego, uburyo bwa mbere rero nubu ufata tofu yawe yahiye. Yego, nka kuriya ukayikatakata. Yego, mutuntu tw'uduce dutoya. Birangije kudukatakata rero uradutogosa mu mazi. Yego, ugafata agasafuriya kawe keza ugashira ku mbabura cyangwa kuri gaze. Yego, ugashiramo twadutofu wakase. Ugafata kunyu gakeya ugashiramo, ugashira muri ya mazi akunyu gusa. Yego, bikabirindurana. Yego, kabirindurana. Bibize nk'inshuro 3 enye uteruraho yamazi ukayakuramo. Yego, ukashira ku ruhande ntacyo tofu bahumura nta kimwe. Yego, ufata ibirungo bya ku ruhande, ibirungo wafashe inyanya, salisa, sorogatomu n'ibindi byose ukabivanga. Ubwo turacyari kubadakoresha amavuta. Yego, ukabivanga.
warangiza ukabishira mu cyungu cyawe wateguye neza bigashya neza mbese ukabicanira ku rugero ruhagije. Yego. Ugafata ya tofu yawe iri ku ruhande ukayishyira muri ya sosi nziza. Ukayishyiramo isosi ifashe yahiye, bitewe nuko rero muri ya mazi watogoshejemo washize amakunyu umunyu ngo wabasha kwinjiramo imbere. Yego. N'uyirya urumva iryoshe. Wow. Noneho iyo umaze gushiramo bya birungo urongera ukayibiza. Yego. Na ya sosi ikinjiramo imbere. Yego. Iyo umaze kwinjiramo imbere rero tofu yawe urayaruhara ku sahani yawe nziza plate. Uravuga ati niyo abe ku muceri watetse ibindi byo kurya, ariko iyo ni isosi. Iyo niyo sosi irimo tofu nziza ariko. Noneho ku bantu bashobora guteka tofu bakoresheje amavuta. Ufata tofu yawe. Yego. Tena ukayibiza. Ugashiramo ka kunyu. Yego. Ukayereka ugakuramo amazi yose akavamo. Yego. Ugafata amavuta yawe meza aringaniye. Makeya aringaniye. Ugatereka kuri gas cyangwa kumbabura amavuta agashaka cyangwa se akarungura. Ugafata ya tofu yawe yumutse, ntabwo bikore harimo amazi. Yego. Iba yumutse ukajya utereramo kamwe nk'ifiriti, nk'uko bateka amafiriti, nk'uko bateka ifiriti. Warangiza ugafata ya tofu yawe ukayishiramo. Iyo urangije kuyishiramo rero, ntabwo iyo amavuta yahiye ntabwo igirenze iminota 4 kuri 5 urangije kuyikuramo. Amavuta yahiye iyo uyirengeje irashirira, kandi yashiriye irakomera. Iyo yakomeye rero nta gisosi yinjiramo. Okay, voilà. Iyo sosi itinjiyemo rero nta gikuryohera. Yego. Okay. Ugahita uyikuramo iminota 3 kuri 5 iba yahiye. Yego. Ugahita uyikuramo. Iyo urangije kuyikuramo rero uyishira ku ruhande, ugafata ibirungo byawe. Yego. Ukabikaranga bisanzwe. Kwa kundi wabivuze. Ariko none difference nuko hajemo amavuta. Nuko nayikaranze kuranga ifiriti. Yego. Gahita ufata kagatofu kawe ugashira muri bya birungo tena wateguye ku ruhande runaka. Yaba salisa, sorogatomu, inyanya n'ibindi byinshi. Yego. Gakaranga bisanzwe. N'abarya urusenda byose. Aya gasena ntago ari keza. Ubwo turavuga ku bakunzi bako. Ntago ngiye nkunda kugakoresha, nabwo nagakoreshaho. Yego. Niyo mpamvu ntavuga ko ari keza. Kuko nzi ingaruka zako. Yego. Tofu yawe urayireba hayo ukavuga ati iyi niyo tofu, niyo nyama bavuze. Okay. Ngira ngo kabisa urumva ko ari ibintu kabisa bimeze neza cyane. Ari benshi rero ntekereza ko bagiye kujya baguhamagara, uzabakira gute? Birumvikana umunamutse aguhamagaye akugana. Yego. Mwakira neza, mwakirana umutima utuje kandi umukunze, ko numukira kandi avuga ko umukira ari umwami. Ubwo rero uramwakira ugakoresha n'imbaraga zose zishoboka kugira ngo ibintu ugiye gukora n'ubutazabyishimire, uzavuga ati uzagaruke. None se dusubiye inyuma, nk'umuntu uguhamagaye ari nka Kigali, vuga ati je mfite abashyitsi muri weekend, wenda basaza gufata irembo z'urugero, kandi nkeneye ko uzadutegurira tofu, ubundi wamucaginga iki? Kuko abantu n'abanyamatsiko iyo tuvuze ibintu by'amafaranga hari igihe biba byiza akazaguhamagara neza zishwa icyo wamusaba. Ari nk'umuntu uri Kigali, hano turi Rubavu. Yego. Nyakireba. Ikintu namufasha ngewe natega nkajyayo. Cyambere ni transport. Ngewe natega nkajyayo nta kibazo. Natega nkajyayo nkamubwira ati se ufite ibikoresho cyangwa se ibikoresho ngiye mbyigurira cyangwa urabyigurira. Yego. Aramutse ambwiye ko afite ibikoresho rero byabinyoroheye. Ubwo yaguha mendevure. Ariko adafite n'ibikoresho ngiye nshaka kuzikorera hano nkazijyana nayo nazikoze. Okay. Cyangwa se kambwira ati ngwino zikorera iwanjye, nabyo nabikora nta kibazo. Okay. Wow, Olivier tugushimire cyane. Tugushimire kuko ikintu kinshimishije nuko muri vacances nibutse abandi urundi rubyiruko, abajene bari mu ishuri kandi bakiri bato, ntabwo kujya mu bidafite umumaro ari byo byiza. Olivier, urumva uru rugero abaye imboni kuri benshi, hari byinshi nawe ushobora kumwigiraho. Ibyo byose ushobora kudakora tofu, ariko hari byinshi wakora kugira ngo no mu gihe ugiye gutangira amasomo yawe uzaba uri furo hari utuntu wasevinze ku ruhande. Olivier tumushimire cyane kandi tukubwira ngo courage, nizere ko iyi nimero twashyize ku rubuga abantu bakomeze baguhamagare. Noneho nimba wagiye ku ishuri igihe cy'itangira ry'amashuri, Olivier aba yagiye ku ishuri ariko hari timu imufasha, abakozi bahari bagukorera tofu, ariko mu gihe hari
wamuhamagara. Tubashimire Olivier, tugushimire cyane, urakoze cyane. Namwe turabashimira. Tubashimire cyane bakunzi banje nawe TV, tubashimire kabisa ku biganiro byacu n'amakuru yacu tubagezaho uko bukeye nuko bwije, namwe mukabana natwe buri munsi uko bukeye nuko bwije. Uyu mujene muramwumvise, tuganiriye byinshi cyane ku bijyanye nuko bategura tofu. Tofu rero uburyo yabitugaragarije cyangwa ko mwabibonye mu mashusho, ushobora no kubikora ewe ufite ubumuga wiyicariye, cyakora ukaba ufite umwana ujya gucana akagera igihe cyo kuguteruriraho, byose birashoboka. Ubundi ukabasha gukomenikana n'abantu, ukajya boherereza n'uburyo bwo guhanga umurimo kabone nubwo waba ufite ubumuga, cyane ko abafite ubumuga namwe murashoboye. Abenshi harimo abadivantiste umunsi wa 7 mukunda itofu, hari n'inshuti zanyu ziba mu yandi madini, ariko iyo babasuye ntekereza ko ariyo mafunguro mubakiriza. Olivier rero aradutembereje, atweretse uko tofu ikorwa. Ntekereza ko ibisigaye nuko mwamuhamagara kuri nimero ze yashyize kuri urubuga. Ibyo wifuza, wakifuza ko agusanga aho uri mu rugo, wakifuza ko ayikuzanira, nimba ufite hoteli cyangwa restaurant wamuhamagara akagufasha kabisa. Amafunguro uha abakiriya bawe akaba ameze neza. Tubashimire rero cyane kandi tubifuriza impagarike n'ubugingo. Ijambo twasanze abakuru bakoresha, Imana y'u Rwanda iragahorana namwe.